abazi ko ari Imana yabikoze bayikomera amashyi yo Mana batajenje. Baba Mungu tengeneza ya Baba Mungu tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Tengeneza njia. Baba Mungu tengeneza njia. Tengeneza njia. Turashimira president na ministeri zose z'iki gihugu batwakiriye. Hakika ya Mungu ndakurahiri, iyo tuja kwakirwa nabi iyi sante dufite tuba tuyifite, ariko kutwakira tukabona amacumbi ugezeho n'abana tujara bakiga neza. Mukomere Imana amashi yahaye uyu mugabo kutwakira. Asiti pase. Ndashimira umushumba w'iritorero na madame we n'inzego bakorana. Kubaka ni kimwe no kwakira ni kindi. Ushobora kugira iyerekwa ariko utabonye umuntu ugusapotinga mwiyerekwa, na unakufa na maono yako yanakufa. Munemerere mu mashimeshi dushimire umushumba wa hano nabo bakorana bose. Imana ya Ibrahimu ibagirire neza. Shimire ubuyobozi bw'ikiyumbe muri Afrika na hano mu gihugu cya Uganda muri intara ya Mbarara. Simvuga amazina yanyu mwese, kumva kuko muri kalendari mugomba gushiramo ijuru n'amatayo natwe ngo tukabura ijambo ry'Imana muri abantu bese. Imana ya Ibrahimu mukorera dukorera duhuje umubano n'ibikorwa. Yeme nimumfashe tukomere Imana amashimeshi kuri kiki. Ibyo byose birangiye abeho kuramukanya duhoberane na Yesu duzimisaya tuti amukunzi we urako bwoko bwaje dore ivyicaro muruke wanesheje wa mugombe. Mureka gushimira amareferenti arahangaha n'abapastori bashinzwe department mu masengero yanyu n'inzego z'amatorero. Muri abagabo kurekura abakristo mukabemerera bakaza bagatarama barangiza bagatanga n'amafaranga. Turayobora ngo umenye ukuntu bigoye. Ndabashimiye, tubakomera amashi. No reka mbibwire nitwa Matayo nta mahizi muhose, ayandi ni muyashiraho. Warukana gakera nyamara none dusubiye kubonana tutishwe neza. kuwa gatanu natashe mu rukerera fata imodoka jaguhumuriza nyine umuryango kuko twagize ibyago dupfusha umuntu. Ariko igitaramo kiraha ngaha nariko numva ko nguma hano ngatumira imyenda kuko isi yaregeranye ngururimi mu kanwa bari kwishira ku modoka imyenda ikasaga hano. Ariko ndavuga kubera kuko ufite izindi nshingano, mfite urugo n'itoro ryo mu rugo kuko urihemukiye n'ijuru ndakujayo. Hanyuma rero narindiri ariko umutima uraha mu gitera. Twakagombye kuzana n'umudamu ariko ngo turangize umuhungu wacu Daniel agira akabazo kukurwara amaso
sinzi ukuntu kaje nako karitokeza abacu bazashaka ngo kugira umuvuduko gukunda abana cyane nubwo umwanya umwe numwe tuzo dushaka akanyabugabo byagira gutya ngo abana se nabawe yeme tugabanye gusa turekeraho nta nibindi nkomanse mbizingiye aho nyine hanyuma itopike bayivuze bayisobanuye nagiye nkurikira bene data na Imana yazanye media yagize neza ibintu byose byabaye mu giterane kera biri kuri YouTube umuntu ukarakubita gutya ukakurikirana igitaramo cyose umuriro ukaka ariko utahaba live kumva kuko ari ikintu kibuze none ga naje uyu mugoro reka imbe kubazimana ijuru n'amatayo tukongera tugere gute tubazima singiye kure topic ni yayindi menye iki igihe okay turambure bibiri igitabo cha Yoshua tuwa wakati wako Yoshua ibice ni 5 n'umurongo wa 13 umuhango uzi gusoma we nasome sijaiona ingine siku Jana imetoweka na leo Mungu anasijua nitasijuje hari wahabonye nibaguye microphone usome data piti kisi la kati ekomenga yasikaonda la banda banguke mwana banguke muri robo ya Yoshua 5:10 na kangahe 13 data Yoshua 5:13 haravuze ngo nuko Yoshua yegera Yeriko yubura amaso yegera Yeriko akafungua amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye anabona umuntu uyu manziri ari kugwa tugamulangiza afite ingota mu ntoki agwate kahamba mu maboko Yoshua aramwegera Yoshua ngo anamuyegera aramubaza ati anamubuza ko kuno mbese uri mu bacu uri mu bene witu cyangwa uri mu babisha bacu kandi uri mu barira batipe aramusubiza ati anamubwira ko kuno oya nango uri ko mu ahubwo je nonaha nahika ino hinyere kubera ingabo z'Uwiteka igulu lyabasoda banakalemu siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo hukumu jua litazimika hautasikia injili atakusanya ngano kwa furaha ghalani wale makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi wale makapi yote yatatupwa motoni rafiki utakuwa wapi watu wote wafikapo mbinguni kukaa pamoja na Yesu wataimba kabisa kwa sauti ya Mungu shangilia Mwokozi watu wote mbere yuko mvuga Yoshua hari ikintu wakoze none nari navuze ngo ntiyashaka indi dusubire kubwiriza twama dutarama gusa abantu dusengera amayitaje nibyo nari numvise wavuze umugabo witwa Mose mbona amagambo abiri Imana yisha gukomeza umuntu suko abayavukiye hakomeye
imana iyo ije gukomeza umuntu imukomeza bijanye n'iyerekwa ari murimo. Nyina wa Mose kubw'itegeko rye kubagaho cya Farawo aravuga ngo murabahe burayo. Reka kubwira umuntu ntakuzi none, umuntu akuzi mu mateka, kandi ushaka kukurwanya aza kugwanyiriza mu mateka yawe. Ni ukuvuga ngo amateka azavuga kurusha umuntu, kandi nta muntu ubuzira amateka, nta n'uwogenda adafite amateka. Hari amateka y'umuryango, hari ay'ubwoko, hari ay'igihugu, hari ay'isi, hari ay'abanyabwenge. Muri aho mwese udafite amateka uri igikuri. Ngiye gutanga haleluya. Haleluya. Nimuzamure ibiganza. Haleluya. Muyahetse. Haleluya. Nyina wa Simiyoni azavuga ngo abantu bayahetse. Nimuzamure cyane. Haleluya. Ibyo abantu bazavuga nibo, ariko mu bihe byawe ufite amateka yawe n'Imana. Narudilia. Ibyo abantu bazakora nibo, ariko wowe ni wowe nabo nibo. Mu mateka yawe niyo azaguhesha imbaraga zo gukora ibyo ukora, hanyuma ukabona bakugana. Isi ntizakugana kuko witwa runaka, ariko isi izakugana kubw'amateka. Haleluya. Haleluya. Amateka agizwe n'ibikorwa. Nisikilize nikupe habari. Bibiri ijambo ry'Imana rivuga ngo nyina wa Mose anadeta ngo bagayita abandi, ariko waliyoka muri no bunda lyani atagafu. Basicha abandi, lakini huyo aliyetoka ndani ya tumbo langu hakufi mtu hapa. Reka kubwira itushaka kurema Imana izagishigikira kuko wagishize mnezero wa Matayo no kuzima n'imizu. Nimuzamure ibiganza bakigira amaboko. Bakora imeza we. Sanga haleluya. Ariko mwibagiwe. Haleluya. Bamaze kumukiza arahaguruka. Kandi ngo yakoze ibintu bibiri. Ngo bari babonye kuko uyu mutipe ngo yagize guhombesha ekonomi rusengero. Haleluya. Uko bazanaga amashimwe baragaburaga bakamuheza igice kimwe bakijana n'ikindi. Reka kurangara ikuriho mu gihe cyawe. Ni wowe ugomba gukura abantu hariyo hari, bareke guhombesha umuryango, bareke no guhombesha igihugu n'isi. Number 2, inkalo mesanga. Haleluya. Ingingala sikolo bende. Reka kubwira icyo ukora nicyo kiguhiza. Bamwe bitwa abapasiteri, abandi bitwa ba meya w'umujyi, abandi bitwa ba maraya. Icyo ukora icyo kiguhiza. Tagasolano ayalese, ariko ngo mu minsi mikeya ngo bagaza bagurisha ngo amasambu yawe bakazana iki, bakazana amatu ya jambo ifeza ni zahabu tiribanjije mu gukiza iki zije nyuma. Nimubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukira nyuma. Ibindi byose bisa sa nimukomere Imana amashimeshije. Dufite Imana iho turengera ugiye itangirane itubere igisubizo iyo tunaniwe saka yaturetse iya yuko uzadutabara. uzarimbuka ntimuzamufata ku ijosi, kuko ibimurimo nibyo biza bigaragara. Kandi umuntu ndangana n'ukoresha, umuntu ndangana n'imitekerereze Kabisa. umuntu ataringana n'ingwara imula kisikonza riro zagezire kiri wanga buri kibonge amawazo gawe kogari no bwenge bwawe koringanire. Ndanezerewe amatayi barangise
ribwibwa benshi ariko utahana igisubizo n'uwaryumvise akarishira mu bikorwa. Ndakomeje. Ananiya na Safira nabo ngo bari mu mushinga w'inuma kandi ngo bakora igikorwa mu bantu b'indumwa mu itorero no batangije system yo gukora yo kurimanganya no kuvuga ikinyoma. Reka mubwire ikinyoma tigitangiye none hakika ya Mungu. Waba mu ikanisa ikinyoma kikaguhitana, waba mu ikanisa ikinyoma kigatuma utagera hogera. Reka mabwire nimureke tugaragaza ibiturimo kugira ngo byubake ubwami bw'Imana. Nta kindi cyatumye Imana idushira kwisi no kugira ngo ibiturimo bigaragarire hanze isi nirangizize kwande kwa Yesu. Hallelujah. Hari umuhinde nakiriye ejo bundi yari yaje gutanga seminaire nimugera muri. Amen. Aravuga ngo kwisi yose ku munota havuka abantu 255. Aravuga ngo abapfa ku munota hapfa abantu 105. Abaje kwa Satani ni 95 ku munota. Apana ku musi akangiringira karabaye. Yarabivuze namavuga ngo ko sindaba umuvuga butumwa. Ngiye gutangira akazi kandi ngiye gushiramo imbaraga, ngiye kwatsa umuriro icyanejeje. Nari kumwe n'umudamu yeme ntitukaza dusiga abadamu muri za seminaire kuko uzazana umuvuduko wanya atawufite bituma ibintu bikomera. Yego. Nimusamure ibiganza. Hallelujah. Nimuvuga ngo haleluya. Hallelujah. Yego hari imishimwe yacu ya kinyamurenge marako umuntu ngo w'imfura bashobora kujana ngo n'umugore. Reka ngubwire yama periode ya kera siyo yina. Yego. Mumumenye mumwiyake uyo Satani yokahe Adamu na Eva kashakishire nabona kitubesha nakute mute Agabateraga. nimusamure ibiganza. Haleluya. Sinavuga Yoshua ndacyari kuri Mose wacokoje Mose ngorangize kandalesa ongea bafrenizi sasindende intebe y'abavuga butumwa ungurutata. Hallelujah. Akweme Mana ndagushimiye ko wampaye umugoroba nakoze amateraniro ayo. Teraniro rya mbere ni joro umuvuga butumwa ngo ndangize nubara n'uruhimbi ngo ndangize siga ba pastor ndababwira ati ibisigaye bize bijya pastor ngiye mu kandi kazi nimusigare mu advance ngare ndi. Nina boyiki agaseke nguona hehe no mumazi Yesu n'amazi iki yubugi amujanye wabo muri ministeri y'ejuru. Ejuru ravuga ubwo ari wamujanye ku musozi ugasura kandi ugakora irya kabiri ukamuzana muri ministeri y'ijuru. Natwe ejuru ntiduceceka ikizagutabara sikindi nikikurimo. Hindukira n'umuntu umubwire ngo reka ubushangu n'ubunebwe ikizagukiza no kugutabara nikikurimo. Nico gituma iyo ngiye kubwiriza sinjenjeka. Oya ingingo zose zigomba gukora, umutwe ugakora, akanwa kagakora, amaguru agakora, sinjenjeka. Kandi iyo ndimo gukora nawe nundi tuba dusenya abadayimoni. Abantu bava hano bakabona ibisubizo, abategereje visa bakazibona, abadafite abana bakabyara abana, ababuze utuzi bakabona utuzi, abamaze ibisi badacuruza bakagera bete bagacuruza. Tangaje uyu mugoroba icyo wari wabuze ukibone kubw'izina rya Yesu Kristo. Hallelujah. Angelele sanke umulu batata jasifese. Imana nukora ibikomeye izakora hakomeye aribo baza kugufinansa. Finance matibuse ejo bundi nuje clinique umuntu wanteye ikunga n'umuzungu uri mu Burayi mvuka mu bibogobogo. Nabonye muzee watuyoboye muri madibisho tumetolisi tugira ikintu cyitwa madibisho. Pastor alitongoza katika madibisho nakure Mose we ayi shiramo gisirimba da shiramo gisirimba
abakiri hano nimukomere Imana amashyi. Hallelujah! Twongere haleluya kandi. Haleluya! Mwimbieni Bwana. Anastahili heshima. Mwimbieni Bwana. Anastahili heshima. Mwimbieni haleluya. Mwimbieni we. Mwimbieni we. Hari ikintu ndemezanya n'abantu baye bagikora ngo umuntu abyaye umwana umwe ngo arekeye aho ngaho dufite ibitekerezo bizima. Ngiye kukivuga ndugiye kutumva se ibihe menye igihe iyo niyo topic juwa wakati iyo niyo topic sinamerana nawe Peter number 1 Miriam ni musaza wande mushikiwa. Okay, no iyo Miriam ataje kuhaba ninde wari ku intervene ndamukiriza umuntu umubwira ngo irinde dayimoni yo kubyara abana bake. Mwimbieni Bwana. Anastahili heshima. Nushakura kuyazamura ntabwo ijuru yavuze ngo umuntu abyara umwe. Abantu gamwagiza umuvuduko ngahe ni muyugire yego urawugira ubyare bake bivuga byose nidutaha muri Kongo aho bamwe bazakora muri Katanga, abandi bakore muri Manyema, yego abandi bakore muri Bujimayi, haleluya, abandi bakore Ikolwezi, abandi bakore Bandundu, abandi bakore Bandaka, Matadi, Sukuma. Bazatangirira yase bagomba gutangirira hano Amerika bagakora, Swaziland bagakora mbabwira makuru yego abawe ko barakora hano bamwe bigiye imodoka bageze ino ikinga nino ipikipiki nino. Ndashimira Imana kubyara ni kwiza hageze gucya banki yinjira hariya mu isingiro bagenda baye bashaka babyara pendeza nawe asanga ijuru tutarabyaye bake. Nimuzamure bikaza
Hallelujah. Hallelujah. ijuru rikora hakomeye kwa Farawo ngo ijuru hitari reka ngubwire ndahanuye uyu mugoroba nitwitondera gukanguka tugakanguka tukava mu bitotsi tukamenya ibihe byacu ndabarahiriye nitwa Matayo ndahanuye uyu mugoroba Imana igiye gukora hakomeye kuko twe ko turakorana mu bwami bw'iki bw'abayoboye isi abusho tuvuduke warayoboye igitaramo kuwa gatanu ndaba ngo aracara abagabo bibihume by'ijuru barashaka uzugira amaboko uburyo wakoma amashi ukumva ndakujegajega kurimo aba bacu batibutsino inzara barazizamura gukoma amashi byarananiranye gutega amaboko byarananiranye mwo yatega mute ikibarimo menya ibihe umwana abona umurera ninde ni nyina cyako numenye igihe icyawe ndikiri kure ndanabahanuriye umugoroba impamvu rimwe na rimwe muzo wavuze by'ubuhanuzi reka rimwe na rimwe bibe habe n'abanyesirayeli banze kumva ariko Imana ibwira Mose iramubwira ngo nimwemera mukangarukira naje ndabangarukira nta yindi password nimureke tugoronzoke tugarukira ijuru kugoronzoka gasi si karate kugoronzoka si bipaso si imitwe nugukora ibyo Uwiteka ashima ababyumvise nimukomere Imana amashimeshi Yosuwa simvuze ibyo yariye kwa Farawo bivuga iki ariko uzi umwana yahise nyina umushahara atangira guhemba uwo mureti zose ziramanuka imbuto zose ziramanuka kandi kirazira mu bintu bijanye nuko twari tarahishurwa niba tugifite sante nibyo kurya twaririye mpamvu basaza twatobona bagikomeye bagaza batahagurya yaragira agahura n'imifumba agahura n'iki n'imishishiri agahura n'iki n'ibishufuka agahura n'iki n'amacoco agahura n'iki n'imyembe yame nimugera muri ariko Kongo ariko tumaze kwinjiza ubwenge gutya kubu kagaruka muri Kongo iriya misozi yose iri hariya imashini sente ziri hano Kampala naziriya zuzi zitaza zigorana ngo ni cobo bimje nimutunga ibiganza mwese muri Kongo vuga ngo tuzataha ndi tuzapfira imahanga ababyizeye nimukomere Imana amashi mubazataha jewe ndimo mu bantu batazapfa vuba ndimo n'abana ntibazapfa vuba nawe ntuzapfa vuba nimba wari ufite n'ibicu byo gupfa vuba ndabyamaganye hakika nk'umugaragu wisumba byose Imana yampamagaye ndabyamaganye umuntu wese wari usigaye ugenda n'ubwoba ngo ariko ngozovamo mu mahanga wa mudayimoni usubira mu kidaturwa subirayo wenyine subirayo ubuza bujana se bari abatipe bari hariya hirya tubaze Yosuwa nimugera muri ibintu bitanu bya Yosuwa gira ndangize muranemereye icyambere yawe assurance nijuru iramubwira ngo ko najanye na Mose niko najana nawe ndasenze uyu mugoroba ijwi wumvise niryo ubwami butaza bucika intege kandi uko ryavuze n'ubundi rirahinduka je yambwiriye mu bibogobogo munsi yo ko bamuzehe rucukiro naho ngaho niho twagaza dutaramira mu butayu irambwira ngo uzabwiriza isi n'ubunyine turi mu gusirimbana n'abahinde twebwe twese umuhinde kuvuga ngo amenye igisirimba kuragira se ngo wapfa kukimushiramo kuri TikTok uganda urebe twazamuka gutya naho batipe bakatwigana iriya n'imbaraga yadutegurira hariya tuzabahonda n'ijambo tuwiruhe neza tubinjize mu matayiriya tubabwire ngo nimuze tuje kubereka aho Imana twaganiriye nayo ibyo nimba utabyizeye njewe Matayo nzaseruka ku kibuga cy'indege mu Madegu ndi kumwe n'abahinde n'abazungu n'abanyesiraheli uyu mugabo icyo ni icyambere cya kabiri cya Yesu nimuheze Imana icubaye ngo yahaye agaciro aho bari kumwe batambye n'abarewe pesikana ntangizi yigize umuntu agirwa n'undi wavuze neza nimureka amagambo
ngo ikiyumbe aho ministere ya Yesu shetani ndi ari rusofero ntiyazanye akajagari none se abatuye inaha hoburamo bazana akajagari bashitse kuri muri twebwe mu bazabamema gusa kandi iyo mubwi washatse ngo kumuhanura azayamarakara ugasanga agiye ngo kuguruka bo burase ariko Yesu wo mwijuru yaravuze ngo mwihanganirane none wa ngo ikiyumbe gute turi mwijuru se turi no kwisi bashitse kuri kwimana abakristo tuzoba tumarana kandi abasirikare umaze komereka ku rugamba hakagira igice kimwe kimukurura carangiza kikagira baje kumuvura naho twebwe hakugira ngo tuvurane turungomaza gucumita mwaratse gutumita mukagabana amagambo punguza amagambo mpunguza manene tutazike mbinguni tukiri mu Buganda na mu Rwanda na mu Burundi mu West Africa community muda tukiriri racitse kuri kwimana nimugera muki haleluya icyagatatu ngo yemera kumva ijwi ry'Imana biragoye gusikia sauti ya Mungu ni ikintu gikomeye iyo wamenye kumva ijwi ry'Imana ugendera mu mahame y'ijwi ry'Imana muri joswe ry'Imana rifite igikorwa gikomeye nitubimenya zabantu bose bazabahanuza ariko umuntu wa mbere umuhanuzi wa mbere ni umutima wawe ariko nawo Bibiliya avuga ngo umutima w'umuntu ngo ugira indwara idashobora kugira gute gukira none ndanezerewe amatayo gira ndangize nimukomere Imana amashi zisohoke zigende zo kagenda nimukomere Imana amashimeshi hari abantu baza barihirwa ifaranga kugira ngo basese abantu gusa bakariho ifaranga bakazira hari umuhungu umwe muri Tanzania yakazambara isapo nganga Magufuli yarangiza akamaza akamwigana abantu bose bataheruka guseka n'abafite za pressure zikamanuka iyo tugeze materiano tugomba guseka ibishimo tukabikomeza tukabinjirana mu maduka tukabikomeza no mu ngo zacu tukabikomeza umwaka ugashira tukabikomeza kuri bonane tukabikomeza kuri Noel amateraniro yose abanye tugaseka kuko muri Yesu nta bintu byo gushavura songe yacha Yoshua mwana wa Nuni ndanezerewe amata nimundega amatwi gira mvuga ikindi cya Yoshua muri kwa kumva ijwi ry'Imana Imana iramubwira ngo ubwira abatambije bace mu ngano babwira abantu bagira bate biyese dore service itunaniye ni yingiye nukwiyesa kugitakasa cyatunari wanabivuze ngo umuntu akihana ariko yarangiza akabisubiramo takindi cyatumye Imana yumva umugabo witwa Nehemiya ngo yabyigiye Imana kuco yavuze ivuganye n'umugabo witwa Mose ariko ngo arihana aratura arangije kwatura ijuru ngo riratabara rimuheza gusubirayo Zurubabeli asubirana igice kimwe Ezera asubirana ikindi Nehemiya aramanuka ngo ahurana n'abagabo b'ibigoryi batazi kugorora ibintu bitwa ba Eliyashibu ijuru bikora igitangaza riragaza nimuhaguruke dusenge zabintwari ngeze gupfa zabintwari ngeze gupfa
zabitware ngeze gupfa muzi impamvu narangije ko muntu karagura ukunda gahagura mwari mukiri hano tacho ni muzamure kugira ngo dusenge hanyuma igitaramo gikomeze mu bundi buryo kuri ko numvise umutima umbwiye nta kindi nangirijeho ngo arangize Yoshua kubwo kumenya igihe ngo abone Yorodani imbere ariko heza agaciro batanje ntukabure guheza abandi agaciro ashobora kugira intege muri iki kintu ariko icyo ushoboye gikore nico dashoboye umushigikira barangije akora ikindi gitaramo nubwo bageze muri Girugali ngo bakarya imyero y'igihugu ariko ngo bamenye igihe cyo kwiherera nimwongere mwiherere Imana kugira ngo ivuge zamura ikiganza gira dusenge. Pastor Gafas come ngwino dwerukana ke narakuvuze kuwa gatanu nimba utarabikurikirana kuri YouTube narakuvuze wowe na Pastor Munyamahoro umunsi mwagezi wacu mu magaje murasirimba ngo musirimbe umugore atanga ibiheko urabyibuka okay nonega kubera kuko nakubonye kubwira ijambo ibiheko barabitanga narakuvuze akeka ya Mungu ibi turimo nibikorere mu gihe turake gushongora kandi cyagi twari twambaye kuko twambaye akeka twari uvuye kuri mugono kundondo zibufure aho ijuru ikoti rya busoka ariko Imana ikora ibitangaza sengera abantu Mana imbaraga n'ubushobozi Mana ifite imbaraga zihindura Mana ihindura imitima y'abagabo n'abagore y'inzego zose imitima y'abari muno Mana bashire mu bikorwa ubu butumwa bwiza imbaraga z'ijambo Mana abantu bahindurwa n'imbaraga z'ijambo Mana abantu bahindurwa n'imbaraga z'amasengesho Mana abantu bahindurwa n'imbaraga zo gukora gushaka Mesaile trofe saper Osa silezone Jesisto qui peut place Innovation des opris grandes Onde está titre des honneurs Ukomera n'ukwawe wa mana we Mana imbaraga zituma abantu bemera guheba no kuzibukira biriya zose bituma abantu Mana bakora bitagushimishije Mana abantu bagende kukushaka Mana abantu baririmbe kukushaka Mana abantu bicare kukushaka Mana abantu bakore kukushaka Mestize en proverbe Mitima ihinduke Mana abantu bahinduke Mana abantu bahinduke Mana nta kindi cyohindura abantu nta kindi cyotuma ibibazo byugarije imitima y'abantu Mana iriya misozi biriya bihome biriya bikuta nibiriduke mu izina rya Kristo Mwuka w'Uwiteka Imana nagira icyo akora mu mitima y'abenshi kubwa Yesu Kristo Amen.